Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini ndabashimira cyane. Ngiye mwumva kandi ugiye kubageza iki kiganiro ndi Yvonne. Gusa gukora subscribe kugira ngo ucikwe n'ibiganiro. Uyu munsi nagutegura izina ryiza cyane nabwo umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa ariryo Dylan. Reka turebera nk'inkomoko y'izina Dylan, ibyo bakora ndetse n'ibyo banga mu buzima bwabo. Nimucikwe, mbahaye ikaze. Izina Dylan rifite inkomoko mu mazina agezweho ku rwego rw'mpuzamahanga, rikunze gukoreshwa ku bahungu ariko rimwe na rimwe rikoreshwa no ku bakobwa. Rikaba risobanura urukundo, neza, umutima mwiza, rihuzwa kandi n'umugisha, amahoro ndetse n'umutima mwiza. Imico n'imyitwarire y'abitwa ba Dylan. Ba Dylan bagaragaza ubugwaneza n'ubupfura, akenshi baba biyoroshya ariko bafite imbaraga mu bitekerezo byabo. Bakunda gutekereza neza mbere yo kuvuga, baba ari ntashima zoroheje ariko zikomeye mu byo ziyemeje. Ba Dylan bafite impuhwe ku bandi, bakunda gufasha, ni abantu batuje batitaye ku rusaku. Bimwe mu byo ba Dylan bakunda. Ba Dylan bakunda amahoro no kwirinda amakimbirane, inshuti nke zizerwa kurusha nyinshi bidafite umumaro. Bakunda umuziki woroshye, bakunda kwitekerezaho no gutembera ahantu hatuje. Ba Dylan bakunda ibikorwa bitanga umugisha ku bandi. Ba Dylan kandi bakunda kwigira ku byabaye no kunoza ejo hazaza habo. Bimwe mu byo ba Dylan banga. Ba Dylan banga gusekwa cyangwa guteshwa agaciro, amagambo akarishye n'amahane adafite ishingiro. Ba Dylan banga ubugambanyi, ubwumvikane buke, guhatirizwa ibintu bitabashimishije. Ba Dylan kandi ntibakunda abantu biyemera cyane. Mu buryo bwimbitse, Dylan ni umuntu w'inyangamugayo, akunda kubaho mu mahoro n'umudendezo, kugera ku nzozi ze. Ba Dylan kandi ntibakunda kubongamira abandi. Ba Dylan bakunda gutera abandi icyizere n'umunezero, kuba mu miryango n'inshuti burambye, kuba abantu bafite icyo bizera kandi bagakora byinshi kurusha amagambo. Ba Dylan kandi bakora byinshi bakagaragaza bikeya, kuba abantu bafite icyo bagambiriye kurusha abandi. Ba Dylan kandi bakunda gukora cyane kugira ngo bagaragaze ko hari icyo bamariye abandi. Izina Dylan nawe rirangiriye. Niba wakunze iyi video nagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tuzahure mu kiganiro gitaha. Ntimuzacikwe, nimugire ibihe byiza.